Bana b'Imana, amahoro muri iyi nzu. Yezu arifuza gucumbika iwanjye uyu munsi, none kuwa kabiri tariki 17 Ugushyingo 2020. N'ibyishimo bikomeye kuzirikana kuri iri somo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyahishuwe, umutwe wa 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 n'umurongo wa 14 kugeza kwa 22. Ngewe Yohani numvise ijwi rya Nyagasani rimbwira riti: andikira umumarayika wa Kiliziya y'i Saridi uti, wa wundi ufite roho ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ati, nzi neza ibikorwa byawe, bavuga kuri muzima nyamara warapfuye. Bamaso kandi ukomeza abasigaye benda gupfa, kuko nasanze ibikorwa byawe bitaboneye imbere y'Imana yanjye. Ibuka rero ibyo wahawe n'ibyo wumvise, ubikomereho kandi wisubireho. Naho niba utabaye maso, ngiye kuza nk'umujura, kandi ntuzamenya igihe nzazira ngutunguye. Nyamara ho i Saridi uhafite abantu bakeya batanduje imyambaro yabo. Abo nibo tuzajyana bambaye imyambaro yererana, kuko babikwiriye. Bityo uzatsinda nawe azambara imyambaro yererana. Sinzasibanganya izina rye mu gitabo cy'ubugingo, kandi zamwishingira imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be. Ufite amatwi arumva icyo Roho abwira za Kiliziya. Andikira umumarayika wa Kiliziya y'i Laodiseya uti, amen, umuhamya udahemuka kandi nyakuri, ishingiro ry'ibyaremwe n'Imana, aravuga ati, nzi neza ibikorwa byawe, ntukonje kandi ntunashyushye. Yaba nibura wari ukonje cyangwa se ushyushye. None rero ubwo urakaza uyazi, ukaba udakonje kandi udashyushye, ngiye kukuruka uve mu kanwa kanjye. Kubera ko wibwira uti ndi umukire, ndakungahaye, ntacyo nkennye, maze ntumenye ko uri umunyabyago, imbabare, umukene, impumyi n'umutumbuze, nge nkugiriye inama yo kumbaho zahabu yungurujwe umuriro, kugira ngo wikungahaze, umpayeho n'imyambaro yererana, kugira ngo wambare maze ubwambure bwawe bwoye kugaragara. Ugure n'umuti wo gusiga ku maso yawe, maze wongere ubone. Ngeweho abo nkunda ndabacyaha kandi nkabakosora. None rero ushishikara kandi wisubireho. Dore mpagaze ku muryango, ndiho ndakomanga. Nihagira uwumva ijwi ryanjye akankingurira, nzinjira iwe, nsangire nawe, nawe asangire nanjye. Uzatsinda nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, mbese nk'uko nanjye natsinze, maze nkajya kwicarana na Data ku ntebe ye y'ubwami. Ufite amatwi arumva icyo Roho abwira za Kiliziya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo ko yanditswe na Luka, umutwe wa 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Muri icyo gihe Yezu agera i Yeriko, yahuranya umujyi. Nuko haza umugabo witwa Zakewusi, yari umutware w'abasoresha, akaba umukungu. Agerageza kubona Yezu uwo ari we, ariko ntiyabishobora kubera imbaga y'abantu, kandi akaba yari mugufi. Arirukanka abacaho, maze yurira igiti cy'umuvumu, agira ngo abone Yezu wari ugiye kunyuraho. Yezu ahageze yubura amaso, aramubwira ati, Zakewusi, manuka vuba, kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu, amwakira n'ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta, baravuga bati, yagiye gucumbika ku munyabyaha. Nuko Zakewusi yegera Nyagasani, aramubwira ati, rwose mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene. Niba kandi hari uwo nahuguje, ndamusubiza ibye inshuro 4. Yezu niko kuvuga ati, uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mu Kristo ngomba gucumbika iwawe uyu munsi, nubinyemerera. Mu isomo rya mbere Nyagasani abinyujije kuri Yohani, arasaba icumbi wanjye. Yemeye kunyandikira amabaruwa 2 ngo mukingurire. Ayo mabaruwa arimo ibisabwa ngo mbashe kumwakira nk'umushyitsi ukomeye. Ngibaruwa Kiliziya y'i Saridi ngibwirwa ati, nzi neza ibikorwa byawe, bavuga kuri muzima kandi warapfuye. Ibuka rero ibyo wahawe n'ibyo wumvise, ubikomereho kandi wisubireho. Kwisubiraho, ako kantu Yezu aragakunda. Naho indi baruwa inyandikiwe inyuze kuri Kiliziya y'i Laodiseya, Imana iti, nzi neza ibikorwa byawe, ntukonje ntunashyushye, urakaza uyazi. Uriyemera ngo urakize, ntumenye ko uri umunyabyago, imbabare, umukene, impumyi n'umutumbuze. Bavandimwe, Nyagasani atugira inama yo kumuhaho ubukungu nyakuri no kwambara umwambaro w'ubutungane. Rero ngomba kwisubiraho, nkagaruka mu murongo mwiza. Nyagasani rero ahagaze ku muryango w'inzu yacu, umutima wacu. Tumukinguriye yakwinjira agacumbika iwacu, agasangira natwe. Karaba rero muvandimwe, ubone kurya. Ni isuku ya roho zacu muri penetensiya no gusangira ifunguro rya Roho na Yezu, ari Eukarisiya. Yezu ugiye gucumbika ku munyabyaha wicujije Zakewusi, bakanasangira. Zakewusi utwumvise, nyuma yo kubona ko nta mahoro y'umunyabyaha, yafashe umugambi wa kigabo kwibonanira na Yezu. Zakewusi afite imiziri iri mu bwoko bubiri bw'ingenzi itatuma abona Yezu. Ni inzitizi n'imbogamizi. Inzitizi ni ibintu n'abantu biri inyuma ye.
ikivunge, yari umukire, yari umusoresha, ntabwo yarakunzwe na rubanda kubera umwuga yakoraga, yari umusoresha. Naho imbogamizi ni ibiri imbere ye, ubugufi bwe, ibyaha byinshi, bya bindi bikora umusozi mu mutima we bigakingiriza Yezu. Ngiye imiziro buri wese ashobora kugira ikamucakaza ntashobore kubona Yezu. Iyi nkuru ya Zakewusi iri gushushanya isakamento ry'imbabazi ritanga ibyishimo kurihawe neza. Yezu aramukiza hanyuma acumbikiwe. Uku gucumbikiye bagasangira bigashushanya Ukaristiya umukristo ahabwa, Yezu agaturiwe. Kimwe na Zakewusi, natwe abakristo kugira ngo tubone imbabazi z'ibyaha byacu dusanga umusaseredoti mu ntebe ya penetensiya uri mu kigwi cya Yezu. Tukagomba kubyicuza koko, tukabyirega nta buryarya, tukigira inama yo kutazabisubira no kubitangira ikiru. Birababaje babyeyi, hari abantu batikoze intebe ya penetensiya amezi n'imyaka bigahita, babantu bakazuyazi, abandi bakayihagwa bya munkize biyerurutsa, ndetse n'abandi kubera akamenyero cy'ibyaha bahoramo bakajya bumva nta kibabwiye, yewe nta n'ibyaha bagira. Hanyuma hari n'undi mubare w'abakristo bapfana ibyaha kubera ko bagize isoni zo kubyicuza. Birababaje kandi biraryana. Muri Afurika ya kure, umukobwa wari yoguye mu cyaha cy'ubusambanyi ariko akagira isoni zo kucyicuza, rimwe yiga inama yo kujya gusaba penetensiya, asanga hari umurongo mwinshi w'abantu baje kuyisaba. Afata umugambi wo kubacaho kugira ngo adakererwa akazi. Noneho kugira ngo abandi bataza kumukeka ko yatinze mu ntebe ya penetensiya ngo ni ibyaha byinshi cyangwa bikaze yakoze, nuko avuga vuba vuba ibyaha bye avuduka kandi areremba ku buryo padiri atabyumvise neza ngo ataza kugira icyo amusiganuza. Arangije kuyisaba, ageze ku kazi yumva nta mahoro afite. Nuko yigira inama yo kongera gusubira kuyisaba bukeye. Agezeho nanone asanga ari padiri utaramenya neza urwo rurimi. Yicuza vuba vuba agira ati, nagiye gusura umusore arankubaganisha. Wa mukobwa n'ubundi asubira ku kazi, agezeyo abura amahoro. Ku nshuro ya gatatu noneho aza yiyemeje kwatura icyo cyaha akakicuza uko bikwiye mu mazina yacyo. Ahageze asanga umupadiri watanze penetensiya uwo munsi baziranye ari nyirarume. Yiyemeza kudasaba penetensiya, nuko afata umugambi wo kuzajya mu yindi diyoseze gushaka umupadiri bataziranye w'umusaza utacyumva neza ngo niwe yakwifungurira maze yicuza icyo cyaha. Yewe nanubu aracyari mu nzira ajya gusaba penetensiya mu ntara. Cyakora ashobora kuzahura na Yezu mu ihindukira rye ku mperuka, bagahura nk'Iyeriko. Bakristo, wasanga nanjye hari ibyaha nzapfana kandi Yezu yansabye icumbi wanjye. Ubu se iki si igihe gikwiye cyo kwicuza bishyitse koko? Nk'ubu ndamutse mfuye none, kunyarutsa ibyaha byacu tukabivuga mu cyuka ngo ntibyumvikane, gukora umubare wo gutoranya padiri wo kuguha penetensiya, uburyo butatu uyu mukobwa yabuzemo penetensiya, rate sa confession, nuko akajya ataha uko yaje, budufashe kwigana Zakewusi natwe tujye twihana uko bikwiye. Hari abantu benshi batinya penetensiya, abandi bakicuza ku buryo budakwiye bya nyirarureshwa, cyane cyane twebwe urubyiruko dukerensa iryo sakramentu, bigera naho dushaka kugenda tunusura ibyaha byacu tukaza kugera kuri Yezu twabyirangirije nta cyaha tugifite, kuko twagiye tubikataho mu nzira. Nta mahoro y'umunyabyaha bavandimwe. Imbuto ebyiri z'ingenzi kuhawe isakamento rya penetensiya ni ibyishimo n'imbaraga za roho. Zakewusi yateye intambwe imwe yurira igiti. Yezu izindi ntambwe 99 niwe uziteye kugeza nubwo acumbitse kwa Zakewusi. Nyagasani Yezu, hari ingeso zananiye kureka, ibishuko n'imitego ya shitani, irari ry'umubiri n'iry'ibintu by'isi, kunegurana, kuvuga nabi, gusoresha abandi birenze, za ruswa. Mfashe umugambi uyu munsi wo kurira igiti ngahara uburyohe, ikuzo n'ishema ibyo byaha byampaga. Nk'uko wanyuze Iyeriko, nanjye niyemeje kukugarukira ngo nanjye ucumbiki wanjye. Nk'uko Yeriko Jeriko bisobanura cité de lune, umurwa w'ukwezi, kandi nk'uko ukwezi bwako kutagira urumuri, kutamurika, ahubwo kukamurikirwa n'izuba, kandi tuzi ko Yezu yitwa zuba rirashe. None rero Yezu zuba rirashe, wamurikiye ukwezi Yeriko, ugahumura impumyi, ugakiza n'umunyabyaha Zakewusi. Yezu, urumuri rwawe nanjye nirundasireho, umutima wanjye ubengerane ubwiza bwawe, nanjye ucumbiki wanjye harakinguye habengerane. Uhirukana umwanda wose n'umwijima, kandi uko umurikiye ngacya nkabona, nanjye nkamurikira abandi. Yezu zuba rirashe, nguhaye karibu iwanjye, mu rugo rwanjye, mu mutima wanjye. Yezu karibu urisanga. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa diyoseze ya Cyangugu. Yezu wandutia